uzengurukije amaso ukareba impande n'impande, ukareba imbere n'inyuma. Hari ibikorwa remezo uhabona, ibyo bikorwa remezo kugira bihabe hari igitambo batanze kugira babigereho, igitambo cy'ubwenge. Ubwenge nta muntu n'umwe utabuvukana, ahubwo imikoreshereze yabwo nigenda itandukanye. Ubwenge burabanza hagasubiraho ubumenyi, ariko kugira ugere ku bumenyi bufite ireme kandi bunafite imbaraga nuko ubusanzwe ufite ubwenge. Hari abana baraje amaguru mu mabasi yuzuye amazi kandi akanye, banifubitse agatambaro mu mutwe gakanye naho nyine kugira ngo badasinzira, ahubwo bakomeze gufata amasomo yabo neza. Ndamye ntashidikanya ko muri no minsi igihugu cy'u Rwanda nicyo gihugu cya mbere mu karere ka Afurika ndetse no ku isi kiri kuzamuka mu iterambere. Ibyo byose kugira bigegweho ntabwo byaje mu kirere, ahubwo hari abana babiharaniye. Niyo mpamvu mazaniye uturere 10 twitanze kugira ngo u Rwanda rugire ku ntambwe rugezeho no munsi. Ndavuga ku bwenge. Hari uturere twagiye twitanga mu bumenyi, mu buhanga ndetse n'ubushishozi, ari nabo ubona uno munsi bahagaze neza muri guverinoma cyangwa se mu mijyi itandukanye, ari nabo ubona bagenda bagarukaho kenshi nk'abahanga. Tudatinze reka duhere ku mwanya w'icumi. Ku mwanya w'icumi tuhasanga Gicumbi. Aha ni muri Byumba. Aka karere ka Gicumbi kazwiho kugira abanyabwenge bihariye, bakunda cyane gucukumbura kandi banafite amashuri yo ku rwego rwo hejuru. Hazwi nko kubaho igicumbi cy'amateka y'u Rwanda ajyanye n'ubumenyi ndetse n'ubuhanga, ari naho bakunda kuvuga ngo ni igicumbi cy'amashuri ndetse n'ubumenyi ngiro. Iyi Gicumbi ifite amashuri menshi yihariye kandi aramura abana benshi bazi ubwenge kandi bakanabigaragaza muri sosiyete ndetse no mu gihugu cyose muri rusange. No hanze yaho usanga abanyagicumbi bagenda baseruka kuvuga ubwenge n'ubuhanga bwabo bwihariye. Amwe mu mashuri akunda kuramura abana beza kandi bafite ubuhanga harimo nk'ishuri rya Petit Seminaire Virgo Fidèle de Butare. Aha ni muri Byumba. Ishuri rya seminare ryatoje abanyabwenge benshi cyane n'abayobozi bakomoka mu Rwanda. Iri shuri cyane cyane kuba gihari kuba ari rya seminare, ni n'ishuri rya kera cyane ryigishijeho abapadiri bava mu mahanga, naho urazi ko bafite ubuhanga butangaje. Iri shuri niryo rizwiho kuramura abana benshi. Hari n'irindi Groupe Seminaire Saint Joseph Byumba. Iri shuri naryo ni rya Ecclesia Gatolika, ni ishuri naryo rizwi kuba riramura abana benshi cyane baciye ubwenge, banarenze ndetse ku bumenyi n'ubuhanga mu ikoranabuhanga ndetse no mu bindi byose. École Secondaire Byumba nayo igakurikira hakaza Institut Polytechnique de Byumba. Iyi ni ireme ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Nyuma yaho hakaza Groupe Scolaire Inyange, hakaza na Groupe Scolaire Rwensero ndetse na Groupe Scolaire Kageyo na Groupe Scolaire Bwisige. Izi zose ni zimwe mu mashuri atuma abantu b'ibyumba baba bahanga haba mu Rwanda ndetse no hanze yago. Kuko nakomeje kugira amashuri ya kera za seminari, nicyo gituma havuyemo abanyabwenge benshi cyane. Igicumbi ntabwo ari ahantu hasanzwe, ahubwo ni igicumbi kirimo abanyabwenge, havamo abayobozi bakomeye ndetse n'abigisha za kaminuza benshi bava muri Gicumbi. Abanyagicumbi benshi uzabasanga ari abanyepolitiki bakomeye, abigisha muri za kaminuza ziteye imbere kandi ziruzuyemo ubuhanga ndetse n'abashakashatsi mu bya politike. Iyi Gicumbi yaje ku mwanya w'icumi kandi irakomeje kuba isoko ry'ubumenyi ngiro ndetse no kuramura abana beza mu gihugu cy'u Rwanda b'abahanga, ari naryo soko ry'iterambere ry'ubumenyi mu gihugu cyose. Ku mwanya wa 9 hari Karongi. Aha ni Kibuye. Aka karere kazwiho cyane nko kuramura abanyabwenge bakomeye cyane bagize ibintu bakora bikomeye mu iterambere ry'u Rwanda. Aka karere ntigasanzwe kuko benshi mubona mu bakoze ibikorwa bihambaye cyane bavuye muri kano karere kandi n'ubu bagikomeje, nka Groupe Scolaire Saint Marie de Kibuye ndetse na Groupe Scolaire Saint Joseph de Karongi. Hari ndetse na Groupe Scolaire Home Saint Jean. Aha abahiga bose n'abanyeshuri b'abahanga, niyo bageze mu bindi bigo cyangwa bakagera hanze usanga bafata namba ya mbere kubw'ubumenyi n'ubuhanga bahabwa n'aya ma Groupe Scolaire. Kandi kubera ukuntu naho hihariye amashuri ya kera ya za Katolika higije n'abaseminari b'abahanga ndetse na none munsi hakigishwa n'abaseminari, niyo mpamvu usanga kano gace kihariye ku bwenge. Abana baho bose usanga ari abahanga biteye ubwoba, haba mu ndimi, muri siyanse ndetse no mu ikoranabuhanga. Aha muri kano gace hari n'indi universite UR Karongi. Iyi yibanda ku bijyanye n'ikirere ndetse no kubungabunga ibidukikije. Hari kandi n'ibigo by'ubushakashatsi ku bijyanye n'amazi ndetse n'amashyamba. Aha kenshi usanga abanyeshuri baho bagenda bakorana n'abashakashatsi b'abahanga ku bijyanye n'amashyamba ndetse n'amazi. Ikindi kandi kuba hafi ya Kivu bituma haba ahantu ho kwigira no gukorera ubushakashatsi ku buzima bwo mu mazi, aquatic sciences, amazi meza ndetse n'ingufu z'amashanyarazi yakomokaho.
Ku mwanya wa munani mu turere tuziho kugira abahanga bakomeye cyane ndetse banarenze tuhasanga Nyagatare. Iyi Nyagatare izwi kugira abahanga cyane ku bwa kaminuza yabo inabegereye UR Nyagatare. Iyi ni Universite y'igihugu iri Nyagatare ikora mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Kandi Nyagatare kuba hari ahantu hagutse cyane hari n'amasambu byatumye hajya higirwa ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi biteye imbere. Iyi Nyagatare ifite abantu b'abahanga cyane mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Amashuri yahazwi kuramura abana b'abahanga cyane harimo nka Groupe Secondaire Nyagatare ndetse na Nyagatare Secondary School. Hari n'iyindi Saint Leonard de Nyagatare. Hari n'andi mashuri menshi aziko kwigisha abana b'abahanga. Ibyo bigatuma Nyagatare nayo iza kuri uno mwanya w'umunani mu burere bufite abana b'abahanga bafite ikintu bagenda bafasha muri leta. Ibyo bigatuma Nyagatare iza ku mwanya w'umunani mu turere dufite abana b'abahanga banafite ikintu gikomeye bakora muri government y'u Rwanda ndetse no mu iterambere rusange ry'igihugu ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Abanyeshuri bava muri Nyagatare bazwiho cyane kuba abashakashatsi ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi nko gushakashaka imiti za antibiotics ndetse n'ibijyanye n'amafunguro. Ku mwanya wa karindwi haza Rubavu, umujyi wa Gisenyi. Uyu ni umujyi w'ubucuruzi bwambukiranya imipaka kuko abantu benshi bava mu mihingo itandukanye no mu bihugu bitandukanye baza binjira mu mujyi wa Rubavu. Nibwo usanga abantu baho baciye ubwenge cyane kuko bagenda bahura n'abantu bo mu mihingo itandukanye. Amashuri ndetse n'ibigo by'uburezi bikomeye nka Groupe Scolaire Gisenyi, École des Sciences de Gisenyi, Groupe Scolaire Nyemeramihigo ndetse na Kaminuza y'u Rwanda muri Tourisme na Hospitality. Iyi yigisha ibijyanye n'ubukerarugendo, ubucuruzi ndetse n'imicungire y'amahoteli. Iyi Rubavu yabaye umujyi w'imyidagaduro ndetse n'amahuriro y'abanyabwenge kuva kera, ari nawo waciye utuma abanyabwenge bava hanze ndetse n'abari mu gihugu bagenda basabana ndetse bagahurira mu mujyi nka Rubavu, bityo bakagenda bakuraho ubwenge baba bavanye ahandi, bigatuma Rubavu nayo izamwo abanyabwenge batangaje. Rwamagana ku mwanya wa gatandatu ahazwi kuba harazamuye ubwenge bw'abanyarwanda hashingiye ku mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza atanga ubumenyi bwa siyansi n'imibare ndetse n'ubumenyi mu bijyanye na tekinoloji. Aya amashuri ahazwi cyane nka Groupe Scolaire Kiziguro ndetse na Groupe Scolaire Nyakabanda. Aya mashuri yose azwimwo abanyeshuri batangaje cyane mu guhanga udushya. Hari n'ikigo cy'ubushakashatsi mu bumenyi mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Kubera ko Rwamagana ari mu ntara y'Uburasirazuba ifite ubutaka bwinshi, bahise banahashira amashuri yigisha ibijyanye n'imitunganyirize y'ubutaka n'abahanga bo ku rwego rwo hejuru. Amashuri yaho yibanda cyane ku ikoranabuhanga, muri siyansi ndetse no mu ndimi. Bafite kandi ubuhanga butangaje bwo guhanahana ibyiyumviro ndetse no guhanahana ubwenge buzwiho gukoreshwa mu bihugu nka za Isirayeli, ari nabyo bihugu bizwiho cyane kugira abahanga. Ubwo buryo babukora muri technology, ICT clubs ndetse na sciences clubs. Barifata bakajya hamwe abahanga bose mu bihugu bitandukanye cyangwa se mu mihingo itandukanye, bamara kujya hamwe ubwo bakagenda bahanahana ubwenge. Ibyo umwazi akabyereka uwundi, uwundi byazi akabyereka uwundi. Bityo byahise bituma abantu bo muri ako gace baba bahanga cyane muri siyansi ndetse no mu ikoranabuhanga. Nyanza ku mwanya wa gatanu, aha ni icyicaro cy'ubwami ku Rwanda. Aha hazwi kuba haratojwe abanyabwenge mu bijyanye no kuyobora ndetse no mu mategeko. Kuva na kera ushaka kuba umuyobozi warinda kuba warize i Nyanza. I Nyanza hazwi kubaho cyane hari amasomo yigisha ku bijyanye n'imiyoborere y'abaturage ndetse na politike. Kandi aha hazwiho cyane kuba hari n'andi masomo ajyanye n'imiturire y'abantu, kubana hagati y'abantu n'abandi. Abanyenyanza bazwiho cyane kumenya gusoma neza ndetse no kwandika, kandi bazwiho cyane no kuba bazi cyane ibijyanye n'umuco nyarwanda. Kubw'ukuntu ari ahantu h'amateka abanyamahanga baza kuhasura, bamarana igihe kinini n'abantu baho, bityo bigasanga babasigiyeho ubumenyi batari biteze. Nyanza ifite umuco wo guhuriza hamwe abanyabwenge, abashakashatsi, abanyamateka ndetse n'abayobozi. Ibyo bigatuma haba ubwenge buhuriye hamwe kandi bikabafasha gutegura abakiri bato mu bumenyi rusange. Musanze ku mwanya wa kane, aha hazwiho kuba icyicaro cy'abashakashatsi ku bidukikije ndetse n'abashakashatsi mpuzamahanga. ENS yigisha amasomo ajyanye n'uburezi, ikoranabuhanga, siyansi ndetse n'ubumenyi rusange. Kuko Musanze ituranye na parike y'ibirunga ingagi, bahise bahashyira amashuri ajyanye n'ubushakashatsi bw'ibidukikije ndetse n'imicungire y'inyamaswa na za mukerarugendo. Aha hari kandi amashuri menshi yigisha ibijyanye na siyansi ndetse n'ikoranabuhanga, bigatuma abahatuye bagira ubwenge budasanzwe, ari nabyo byatumye Musanze iba icyicaro cy'ubwenge mu Rwanda. Muhanga ku mwanya wa gatatu. Aha Muhanga ni umutima w'igihugu,
Icyicaro cy'amashuri yisumbuye akomeye kuva kera. Iyi Muhanga izwiho cyane kugira amashuri akomoka kuri za seminare. Kuva kera hamwe higisha abaseminare bakomoka muri Eklezia Katolika. Aha hahoze hahurira n'abanyeshuri benshi bava mu bihugu bitandukanye, bigatuma bahanahana ubumenyi ndetse n'ubwenge ngiro. Amashuri azwiho cyane gutanga ubwenge butangaje hari nka Groupe Scolaire Muhanga ndetse na Groupe Scolaire Gitarama. Hari n'iyindi Groupe Scolaire Remera. Aya yose abayizemo bazwiho kuba abahanga kuva kuri umwe kugera ku wanyuma. Abanyabwenge benshi muzi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu benshi bagiye banyura muri aya mashuri navuze aha hejuru. Bamuhangira hagati mu gihugu byorohereza abanyeshuri bava mu turere dutandukanye kuhiga. Ari nabyo byatumye abahanga bose baza kwiga muri ako gace kuko bazi neza ko gahurirwamo n'abahanga bo mu duce dutandukanye. Ubutare ku mwanya wa kabiri. Ubusanzwe iyi Butare niho hari Universite y'u Rwanda mu 1963, University National Rwanda. Ibi byatumye Butare iba icyicaro cy'uburezi bwisumbuye, ubushakashatsi ndetse n'iterambere rusange. Butare ifite amashuri yisumbuye nka Petit Seminaire de Butare ndetse na Groupe Scolaire Butare. Aya mashuri abayizemo bose bazi kuba abahanga muri politike ndetse n'ubushakashatsi mu bumenyi ngiro. Ese wewe wibaza ko ari we mugi uri ku mwanya wa mbere? Banza urabe ko wakoze subscribe bityo dukomeze no ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga KGL. Iyi ni Kigali. Uyu ni umugwa mukuru, kikaba n'icyicaro cy'ibigo by'amashuri byose byo mu Rwanda. Ukaba n'umutima w'ubuzima bwose bw'igihugu, ni naho abanyabwenge bose yewe n'abava mu ntara bose bahurira. Ibyo bituma haba umurwa mukuru w'ubwenge kubwo abantu bose bava mu mihingo itandukanye. Ubwenge bwabo bwose babutwaraho. Niyo mpamvu yaje ku mwanya wa mbere. Ibigo by'ubumenyi n'ikoranabuhanga ridasanzwe ICT Hubs, Innovation Centers, Technology. Abanyeshuri bahiga baba bafite amahirwe yo kugera ku ikoranabuhanga rigezweho, gukora ubushakashatsi ndetse no gutunganya za mudasobwa. Za kaminuza zidasanzwe nka Institute Science and Technology ICT, ENS, University of Kigali. Izi zose nizo zituma abana bose baba muri Kigali baba bahanga kubw'ukuntu ari naho hakuru mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Aha naho hahurira abanyamahanga ndetse n'abashakashatsi mu bya siyansi. Ese waba utunguwe kuba akarere ka Gasabo ariko kabaye akambere mu banyabwenge bose? Ndahamya ntashidikanya ko udatunguwe. Niba waba utunguwe naho yandikira muri komanteri umbwiraho naba nibeshye. Ese nawe akarere kawe kaba kaje muri tuno turere 10? Niba katajemo nicyo gihe ngo nawe ukora ibishoboka byose kugira akagaragare muri buno burere twavuze aha hejuru. Ndagushimiye watangiye kino kiganiro ukaba gisoje. Unyandikira muri komanteri umbwira ati nanjye nisanzemo. Wandika izina ry'akarere kawe bityo nze kusanga nawe uri umuhanga. Ndagushimiye, wibuke ukanda subscribe.